audience nimo abafande abantu bose abasirikare domaine zose abaperezida ma equipe barakwakira murahura kuko interview akatamva ni ikintu kiza cyane kumva ari proud yuko magana muri frame man buda nje ndamukunda nyine tu ukunda motherboard nanje niga muzi kizanje muri Trigger Restless Assassin kuri magazine umwami w'injyana Stan aga ibitero mu muziki baramuzina mu Butaliyani. Yes, mbaye ikaze mwe mukunda kandi mugakurikira ibiganiro byacu umunsi kundi ni Echo Bloom TV ndacyari wa munyamakuru wanyu Mr Muhanzi ndi ntare ndi ndangarwa ndi ntore ndi umunyarwanda of course ndi na diaspora ndi umusoro ukunda Imana igihugu ndetse n'abagituye ndarababwiye ngo buri nkuru igira uyivuga kandi ubuzima n'igitabo kandi buri gitabo kigira page kandi buri page tuyivugaho ukwayo. Ndi kuri page y'icyumba cya rap itariki ni yindi ni ya 26 turi mu kwezi kwa 12 harabura iminsi itarenze 5 gusa umwaka ugahita ugera ku musozo iminsi 365 tukayifunga ariko tuyifungiye muri show y'igitaramo cy'icyumba cya rap icyumba cya rap gihuje abaraperi benshi cyane kabisa barimo Dani Nanone barimo Bulldog barimo Riderman barimo Zeo Trap barimo nabandi baraperi benshi cyane ntakirwa nibagirwa ariko kandi harimo witwa Young Grace ndetse na Filaya. Andi muri ku marembo neza ya Zaria Court ababibona turi hafi neza na parking yo munsi ya stade Amahoro kubera ko hari amabwiriza n'amategeko byamaje kuba bitangwa hariya kuri gate ko nta kamera zigomba kwinjira mu cyumba cya rap hari kubera igitaramo bitewe nuko wenda ubwo hari content nabo bakeneye kwikoreramo ibyo nk'abateguye igitaramo bafite uburenganzira bwabyo kuba babikoze nabonye no muri mu icyumba
icyambu narimbaye nka Freddy Musoni ejo nimugoroba numvisha avuga ngo nawe ngo ni icyumba kandi ari mu cyambu. Icyumba season 4 kwa Israel Mbonyi naho bari bavuze ko nta kamera ndetse ho na mikoro ho rwose byari bigoranye ko hinjira, ndetse n'umunyamakuru yewe nawe byari bigoranye kwinjira. Byasabaga kuba uri connected cyane na team management ya Israel Mbonyi. Wenda ubwo nawe nta mahitamo ye, ariko wenda reka twivugire kuri page y'icyumba cya rap turimo nonaha. Niyo mpamvu uri kubona andi hanze, ndagira ngo mbabwireho bikeya. Aka kanya tuvugana turi ku isaha ya 2:09. Murabona ko abantu bakomeje kugenda binjira gake gake, yaba abana, yaba mama, abapapa ndetse n'ababyeyi muri rusange bose baje gushyigikira hip hop. Dushimira ama Africa kubera ko iba yaratekereje ikintu nk'iki ndetse ikaza ikagishyira mu bikorwa, cyane ko yakoze season 1 ikabikoze na season 2, ndetse witwa Milonko yamaje no kutwizeza ko na season 3, ubwo na season 4 na 5 zose bitewe n'uburyo bizajya bigenda bihererekanya, twizera ko izabaho. Mu cyumba cya rap nakubwira ko ni igitaramo kije cyiza cyane, kubera ko nujya kureba ibitaramo bimaze iminsi biba izindi mpande zose navuga ko zanezerewe, yaba ku ruhande rw'abakatolike. Murabizi ko Chorale do Kigali yakoze igitaramo hariya muri kampu Kigali. Urumva ko abakristo muri rusange wenda bagaruka kuri katolike barishimye cyane. Abandi nabo wenda bafana muri rusange badakunda wenda ibitaramo bya performance bagiye mu na muzika award, naho urabizi ko harimo abantu benshi cyane, naho harimo abahanzi bari kwegukana ibihembo bitandukanye. Abakristo noneho muri rusange, yaba barokore, yaba dive, yaba abayisilamu, abayehova, katolika, abandi bose bakunda indirimbo muri rusange, by'umwihariko z'umuhanzi Israel Mbonyi, nabo baraye bishimanye nawe hano muri BK Arena. Abantu bari benshi cyane kuva mu mpande zose. Wari umunsi mwiza rero uyu munsi ku bantu bakunda injyana ya hip hop, by'umwihariko abantu bakunda umuziki nyarwanda ariko nanone bakakunda kunjyana ya rap. Yari umunsi wabo kugira ngo nawo baze binjoyinge, bumve imirongo ya Bulldog, bumve imirongo ya Riderman, bumve imirongo ya Young Grace, bumve imirongo ya Fifiraya, mukobwa uri kuzamuka neza cyane we mu njyana ya rap, nubwo akubitamo n'udu twa Afrobeat, Afropop gutyo akatuvanga. Yari umunsi mwiza wo kongera kumva JC Ambassador, bakongera kumva imirongo ye. Iyi minsi ni umunsi mwiza wo kongera kumva imirongo ya Dani Nanone, kabakubitiramo amanyarwanda, akakubitamo Ngendarapa, agakubitamo n'izindi njyana nyinshi zitandukanye muzi. Ni umunsi mwiza wo kumva ukaryohana na Legend Riderman, akakubitira ku mwana w'umuhanda, akakubitira nk'inkoni nyinshi, ibihano n'izindi zigiye zitandukanye. Ariko kandi n'umunsi mwiza wo kwicarana neza na Zeo Trap, nawe ukumva trap uburyo ayimanikamo neza, soza umwaka wa 2025 twinjira muri 2026. Ndizera ko rero navuga ko ari umunsi mwiza, kubera ko hirya no hino benshi bamaje kuba bahagera kabisa. Urabona no ku marembo ni benshi cyane, urabona kabisa. Noneho ikintu kijyanye na hip hop kiba gifite umwihariko, kubera ko baba bafite uburyo baje bambaye, baba bafite uburyo baje bambaye. Kandi noneho hip hop niyo njyana iba yihariye, buriya rap ijya gusa na gospel, bitewe nuko gospel nka Israel Mbonyi yaba ari umuntu usinda inzoga, yaba ari uvuye muri club, yaba ari uvuye mu gisimenti, yaba ari uvuye mu rusengero, yisanga kwa Israel Mbonyi kandi akumva imiziki. So na hip hop rero, waba ufana R&B, waba ufana Afrobeat, waba ufana gospel, ushobora kuba ukunda nka gospel ariko kandi ukavuga uti Fireman yaririmbye indirimbo nziza, arimba injyana zitandukanye zinkora ku mutima, yafatanya n'abandi Fifiraya na Young Grace n'abandi bose bakoze ibintu bimeze neza. Ukavuga ati reka nze numve iyi mirongo nayo ibirimo ubutumwa, kubera ko nemera hip hop ko nayo ari imwe mu njyana ishobora kugira gute gutuma umutima wawe uruhuka, waba ufite nk'agahinda, waba ufite depression, ufite stress, byanga bikunda uba ugomba kugira gute kuza muri rap ubundi ukaruhuka. So rero reka mbanze ngushimire cyane, kubera ko ntago banyemereye ko ninjira na kameramo hariya, niyo mpamvu magaza hano kugira ngo updating ibigiye kwabera nibiri kuba aka kanya. Ntago nari ninjiramo imbere ngo mbanze ndebe uko bimeze, ariko nuko namaje kumenya ko igitaramo cyatangiye. Already kuri stage hari MC Tycoon Ndahiro, ndetse ashobora kuba ari gufatanya n'undi mukobwa nawe ntari namenya neza. Izindi update zose ndaje zose ndazibaha hano imbere. Stay tuned here kuri Eco Bloom TV, kuri kamera ndi kumwe na Zebra Switch. Ewana ibintu bitanryoheye cyane, kubera ko birantunguye muri press conference ntago babitumenyesheje.
twakabaye twitegura uburyo tugomba kuza gutara iyi nkuru, ndetse ubwo wenda ndaza kugerageza uburyo bwose. Murabizi ndi indwanyi, narabwiye ngo ndi intare kandi indahangarwa, ndi intore cyane, ndi umunyarwanda. Aho rero ayo magambo ujye umenya icyo asobanuye, ntabwo muraza kubura uburyo ki bigomba kuza kuba abimeze. Ngira ngo urabona mwarimu Tistache nawe yamaje kuba ahagera kabisa, na kakabaro ke asigaye agendana umunsi ku wundi. So rero wenda reka ambe ndekeye hano, hanyuma ndaza kuba mbahereza ibindi birakurikiraho, turaza kumenya uko byagiye bigenda, byanga bikunda turiyiranja, muze kumenya uko byagenze, uko bagiye bakurikirana ku rubyiniro, performance zabo, abishimiwe n'abafana n'ibindi byose. Niyo mpamvu ngiye kwinjiramo nk'umunyamakuru, asigaye nkaza kuba updatinga. Reka mbaye salute mwese mukomeza gukanda subscribe, mwese mukomeza kunkurikira kuri Instagram, mwese mukomeza kuba nanjye kuri TikTok, yose ni EcoBloom TV, ariko kandi nanjye Mr Muhanzi ndahari cyane kugira ngo mumfollowinge. Hanyuma reka nkubwire ngo wowe guma hano, hanyuma ibiraza gukurikirana imbere, byanga bikunda biraza kukuryohera. Twa Tistache mwarimu arimo mani agusuhuza barimo ngarimo arareba hano. Tistache football niwe muntu wenyine washoboye ibintu bibiri, buri ameze nk'arakinze Imana, ameze undi muntu David Bayingana, abo bantu bose bashoboye gufata football bayihuza n'umuziki. Tistache umeze bite? Fresh sana kabisa. Mwaka mushya muhire na Noheli nziza. Tusangire nagwo bavuga ngo tusangire, avuga ati kuri twese. Ubwo n'ubusambo mwize. Yo kuvuga ngo tutawusangira, ubwo n'ukugira utawusangira. Yaho no kugira ngo tubijyane neza cyane, nicyo kinyarwanda cyiza kuri twese. Nibyo byiza kabisa. Eka ko ari umwaka wagenze neza kuri wowe muri career yawe yitangazamakuru ariko rya siporo, ndetse tuje no ku buzima bwite bwawe, kubera ko ni umwaka wasojemo amasomo. Ni umwaka usobanura gute usibye ibyo twamenye, ibindi tutamenye nibi? So navuga ko ari umwaka uri impressive cyane, wavuze kuri icyo cyo gusoza amasomo, ni ikintu kiremereye cyane kubona degree muri uwo mwaka by'ukuri. Ariko ngiye ikintu bura kinini cyane navuga ngiye muri kare y'itangazamakuru apart from y'ubwo buzima busanzwe, navuga ko ari umwaka yenda nacivinzemo ibintu bihambaye. Ni wo mwaka nagiye kwitara neza, naje mu 2023, ariko navuga ko abantu bankunze benshi cyane. Ni wo mwaka nagaininze abantu b'abanyacyubahiro, mbere nafite audience, ariko byibuze ubu ngubu mfite audience irimo abafande, abantu bose, abasirikare, domaine zose, abaperezida ma equipe barakwakira, murahura kuko interview akatamva ni ikintu kiza cyane, kumva ari proud yuko magara muri frame. So icyo kintu cyo kwadutsa abo bantu bahambaye nabishyira muri nuze mu kantu kamwe kanuze ka connection na nabonye connection nifuza, kandi twese mu bintu dukwa byose dushaka connection. Ubutse connection. Yes, connection. Uhuza gute rero football ndetse n'umuziki cyangwa se showbiz muri rusange? Yes, hari ibyo negeze kubwira Emi turi kuganira ku gihe, ndabwira ati sportainment uburyo ki ushaka gufata uyu mupira, niyo mpamvu dutumira aba DJs bakaba bari ku kibuga muri half time beta umuziki, ibintu biryoshye cyane. So biriya bintu rero ni ibintu bijyana abantu bagomba no kumenyera. Akeshi na keshi umunyamakuru wa sport abakunda entertainment afite ahure na entertainment. So navuga ko rero kuba mvuye ku kibuga nk'ubu gasogera gukina equipe ya AS Kigali banganje kimwe kuri kimwe kumanukira hanga nago ndenze kugera mu rugo, ndavuga tanga n'abataramu bacu ba buta bagiye kwitereka urumva muri nuze mu cyumba cya rap. N'abantu tuba twarakuze dukunda dufana twumva bafite indirimbo bura habari mu message vendo nubwo bari kurasa nk'umuntu, ariko harimo utudetail tw'utu message tuba turimo kabisa. So kuzana having your fun, turi mu minsi mikuru, akazi kanjye kashimwe n'Imana, nta kibazo nje nkitereka ngangagana n'abandi bantu. Rap ifite igisobanuro kuri wowe? Rap ni njyana, ntago navuga ngo ndayikunda cyane, ariko rap mu by'ukuri man buta njye ndamukunda nyine tu. Ukunda Motherboard zanjye niga muzi ntoki zanjye muri Trigger Restless Aston Sinde kuri magazine, umwami w'injyana Stan aga ibitero mu muzike baramuzi no mu Butaliyani, mwari mu Tistache Inkotanyi. Oya ni urwego rwarasobanutse none uri kumva. Uhita wipanga rero muri sasa no umujyi wo guhura n'abantu hano hari abajene bakora showbiz, iyo uje mugahura bari byiza cyane. Ni wango ni connection nayo uje kungukamo. So nese urumva muri aba Mr Muhanzi nsanzwe nkuze, uri kumva n'uyu mutipe uri kugufatira video bamwita Zebra Switch. Uyu nguna mumenye kera cyane, dufitanye ama contact mu bintu by'amafayiro kera, ariko nanye nabikoraga nkiri muri za secondaire, niho namumenye. Shaka views za status. Za status ndumva ari iryo zina narimenye cyane, mwumva no kwa ba Benovio bakora muhamagara. Urumva rero yonje gutyo nkababona gutyo, twa dusanzwe tuzanye mu buryo bwa social media bari sawa cyane kabisa.
So rero ngira ngo we wahageze kare urebye abantu bari kwinjira hano ni abantu ushobora gusobanura gute wenda baraza gukurikira ikiganiro nkawe already ubwo n'abanyamakuru babiri hano turi kuganira nkawe nk'umunyamakuru wowe urebye unyujemo akajisho icyumba cya rap kiraza kuba kunganira icyambu season 4 ntago bikunda icyambu season 4 nagize nk'icyumba season 4 mungane wa Fred ahubwo ntago cyacyungana oya mbonye baka abantu baraza kuba bacyano mbonye ni umuntu umwe ariko ufite audience hambaye bro mbonye nta muntu aba bakunda rap bose basharinze n'abandi bantu bose ariko abakunda rap hari ukuntu baba bafite umujyi wabo ugasanga ni igice kigabanyije bitandukanye n'ambonye nta muntu akunda Imana tuba tuhari kwambonye hano hose mbonye rero abandi bakora ko baciye biraruka reka njye kwinjira na kerebe genda ujye kuryohamo kabisa ngira ngo murimo murabibona uwo numwe wenda tubashe kuganira ariko hari aba legend benshi yaba mu itangazamakuru rya siporo yaba muri showbiz yaba muri politique yaba everywhere umunyamakuru hano ni benshi nahabonye ndetse n'abandi barenze ibyo nabo baraharingira ngo abantu benshi ariko babona ko hari barimo barasikaninga amatike Anyways, turacyakomeje. Nose ibintu bimeze neza. Bimeze neza. Vuga ngo type C. Type C. Type C. OGC. DJ, let's get it.
wabo kubazega nina none numva nyene n'iki numva hehe umwe mu bazitiriza Nitwa Nikita. Nikita, uwa kangahe? Uwambere. Ni imfura ya Chelsea ya Moshi. Ukurikiyeho, bakwitane muri mikro. Ganza. Eh? Ganza. amashimeshi Ganza ni uwa kangahe? Wakane. Wakane? Mmaye. Urakoze Ganza, Ashiri. Bakwitane Ashiri. Milka. Eh? Milka. Milka. amashirahamwe dufite isarari Okay. Amashiri. Asante sana. bikora yakatiyibwe gutiya bikini nico cy'amasapa ziya tubereke itandukaniro ry'abarekeye ubusaza kagira ngo tuzamure amaboko hejuru twese gutya imihanda izatwi Turaba gente, turaba
Yes, ni saa 8:24 ngira ngo nkuko muri kubibona icyumba cya rap season 2 imaje kugera ku musozo, noneho Tough Gang iraperforminze yose. Ni icyumba cya rap cyajemo umwihariko kubera ko yaba Green P, yaba Pfra, yaba Fireman ndetse na Bulldog babonetse kuri stage kandi baha time umwanya munini, yaba Riderman, yaba witwa Zero Trap, yaba Betray ndetse agashya kaje kugaragaramo nuko witwa Ruti Joel yaje gufasha umujeni hariya barabyina kabisa. Dari nanone yaje araperforminga abantu baramwishimira cyane, ariko kandi witwa umujene witwa Dari nanone Riderman baje bahindura ibintu kabisa. Nyuma yuko hari havuyeho abandi bajene bake ubona ko abantu batari biyumvamo umuziki. Igitaramo navuga ko cyatangiye neza kikaba kinasoje neza, yaba umutekano yaba ndetse n'igitaramo cyagiye cyitabirwa n'abantu bakomeye cyane mu nzego zitandukanye ku rwego rw'abaminisitiri ndetse n'izindi nzego z'umutekano zigiye zitandukanye. Ibyamamare bitandukanye byose byari bihari, haba muri siporo, muri sinema ndetse no muri muzika azitandukanye. Njye nitwa Mugabo Regis, wa munyamakuru wanyu Mr Muhanzi, narababwiye ngo buri nkuru igira bivuga. Ubwo rero tuze guhura mu bindi biganiro byose kurikira hano kuri Echo Bloom TV. Iyi yari icyumba cya Rap Season 2.